ijambo Imana yampaye kubwira abatuye isi. Ni gute isi itaracika intege dutunze amabandi y'abahanuzi? Yarambwiye ngo abantu bagiye bakora ibiganiro ku maradiyo, Uwiteka yarabyumvise bibaza ngo mbese Imana iriho. Imana irambwiye ngo haba abakirisitu n'abapagani murayibonye ngo zirakinguka, kuko yambwiye ko umunsi zafungutse ngo n'abana bari mu nda bazabimenya. Byararangiye nitabye Imana. Nitwa Riziki Chantal, nta bwoba muri aho yemwe. Igitumye igihugu kirira isi gacika intege, isi humanijwe n'abaturage bayo. Bene data, nitwe twizaniye akaga mu isi. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri aho reka dutangire dusenga mbagezeho ijambo ry'Imana. Imana yaremye ijuru n'isi, Umwami w'abami, we wicaye ahirengeye aheraho mu ijuru. Imbere ya byose ndagushimiye ko ari wewe Imana yera, Imana y'urukundo n'imbabazi, Imana tutabona uko tuvuga ubugwaneza bwawe. Ni wewe wicaye hejuru y'abakerubi n'abaserafi, ni wowe ufashe inyenyeri ndwi mu kiganza cyawe, ni wowe uzacira imanza abazima n'abapfuye. Ndagushimye uwera ko ari we wampamagaye ugendereye kugira ngo Umwami ukize imitima ya benshi, abantu be kuzarimbuka. Washimye ko mbagasambi ngo wikandagirireho. Ni Riziki ugaragara nk'ugayitse mu maso yawe, wa munyorogoto ugaragara nk'urunyo mu maso yawe wera. Nkugirireho umugisha Mwami w'abami, undinde kuvuga ijambo ryazanjyana mu muriro mu rubanza. Ume kuvuga amagambo aguturutseho gusa, mpimpanda wivugire, kuko ariwe washimye ko nza kuvuga. Mvuga ibyo washimye gusa. Nicyo meje ni Satani n'abadayimoni cyashya imyuka mibi. Ndasenze ngo Mwami, imbaraga zose n'imigambi ya Satani bikurweho, abazumva ubu butumwa buzagira icyo buhindura mu mitima yabo, bose bazakumenye kandi ni ukuri, kuko turi mu bihe bya nyuma. Ubashe kurokora ubugingo bwa benshi bwe kuzarimbuka. Urakoze Kristo kuri kumwe natwe. Ndagushimiye aho wicaye mu ijuru ko Mwami Imana hari icyo ukoze kuri ubu butumwa ko rero ugiye kubuherekeza. Mbisabye Data wera mu ijuru mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Muraho yemwe, ngiye kubaganiriza ijambo ry'Imana Umwuka w'Imana yampaye kubagezaho abatuye isi. Ariko ndabanza mere kwa ahangaha muri Yesaya igice cya 24 umurongo wa 4 kugeza kwa 6. Hari ijambo rivuga ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyakiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Kuko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka, nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Amen. Ijambo riravuze ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge. Iri ni ijambo Imana yampaye ngo ndiganiriza abantu, kandi koko igihugu kiri kurira, nta utari kurira. Niba abantu bari kwiga bakabona lisansi nta kazi, umuntu wicaye w'umushomeri udafite ubuzima ntakunda atararira. Abahinzi bari kurira, barahinga. Kera abantu barahingaga imyaka ikera itagombereye imiti, none tugeze mu rwego ari ibirayi ni imiti, imyanya byose n'ibigori n'isina ziri kurwara. Igihugu kirarira, ibintu byose biri kurira. Imana yansuye imbwira yuko n'inka mu biraro ziri kurira, kuko zitakirisha ubwatsi zabonaga nk'uko zarishaga kera. Ubu nta kitarira. Nyanumva abakobwa bari kurira ngo babuze abagabo, abasore bari kwiyahura bashaka abakecuru, wenda avuga ati musange mu kazi afite, kubera ko nta bushobozi bwo kubaka. Ubu nta utababaye, buri wese ari kurira mu rwe ruhande. Mbona n'abacuruzi b'abakira bahangayitse, abakomeye amadeni amakredi ya banke, buri wese ari kurira mu rwe ruhande. Ngo igihugu kirarira kibaye umuhonge, kirahonze. Isi icitse intege ibaye umuhonge. Ese ni gitumye isi icika intege? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ikabihonze ngo abanyakiro b'isi barashobewe, birabacanze.
icyambere Imana irabisobanuye muri iri jambo, iravuze ngo isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Igitumye igihugu kirira isi gacika intege, isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Bene data, nitwe twizaniye akaga mu isi, nta nundi, nitwe tuzanye ibyago n'amakuba. Indi agiye kuza ibyorezo inyuma ku buryo muzabura amazina, umuntu akajya avuga ngo hadutse icyorezo kiri kwica gutya na gutya, ariko nta zina gifite. Kubera iki? Niba twari tugeze ku rwego rwo kubona ku ma YouTube, aya ma social media natwe turi gukoreraho, ukareba ukajya kubona ukabona umugabo bamusezeranije n'imbwa. Isi yahumanijwe n'abaturage bayo, ukumva abagabo basezeranye ubutinganyi. Icyaha cyarimbuje Sodomu na Gomora kera mu itangiro kikamanura ibishyindu by'umuriro. Bene data, bikaba biri ahantu hose babishyigikiye ndetse babyemera ko ubutinganyi bubaho. Ni gute isi itaracika intege? Mwigaze mubona ihene zitingana? Murabona intama iri kwegera y'isekurume yegera iyindi ntama y'isekurume? Niba inyamaswa zikicyubahiriza iby'Imana yaremye, zikagendera muri kondisiyo y'Imana, abantu tukaba turushwa gukiranuka n'inyamaswa, ni gute isi itaracika intege? Akaga kakaza mu isi. Umukobwa agasama inda akayikuramo, umwana akajugunya muri wese. Umugore n'umugabo basama bakayikuramo, bagatsindagira muri tuwarete ngo basamye batabishaka. Dogiteri akabashyigikira akabahereza imiti, ngo na amafaranga uduhumbi tungahe tugatuma ajya kwishyiraho amaraso y'abazirane. Isi icitse intege. Haryo ubwo butaka buri kumenwaho ayo maraso, ayo mapridanse ari kujanyagizwa ku butaka, haryo ubwo butaka burongera kwera gute? Buragaragaza umwero wabwo gute? Isi icitse intege, ibaye umuhonge. Niba tugeze ku rwego ababishopu, abashumba bari guta abagore bashatse bagasambanira mu mabiro, kubaje babasanga, ni gute isi itaracika intege? Uretse ko abo si abashumba n'amabandi, wenda nukuri muzanyange n'ubundi ntimwankundaga, ariko ndababwiza ukwayo n'amabandi n'amasarigoma. Nta mushumba muzima, umuntu uyoboye itorero uhangara agasambanya umugore w'undi mugabo. Ni gute isi itaracika intege? Ahubwo bakirukanga ku mafaranga. Ibaye umuhonge, irahonze. Ukiga bikugoye, amanota uri kuyasengera, ejo Imana ikaguha akazi keza. Byaba na ngombwa yareba kunasenga ikavuga ati nimushyira no mu bucamanza, azakiranura abanyantege, azita ku mfubyi, ntago azazirenganya, azamenya abapfakazi, azamenya indushyi, ugatangira ukakira ruswa. Ni gute isi itaracika intege? Byibuze urakabikora uri umupagani n'umuntu wamenye Imana. Aho usengera hose n'ibindeba, kuko ku munsi w'urubanza ntago Imana izakubaza idini wasengeragamo. Isi icitse intege, ibaye umuhonge. Abanyacyuro b'isi barashobewe, birabacanze. Barakora iki ku byaha biri gutumuka? Ubusambanyi. Jya kumva nkumva ngo iyo za Amerika n'ahandi, hano iwacu i Rwanda iterambere ryaraje, abagore uko nabagenda bambaye ubusabanitse amatako, ku buryo umuntu ajya kwicara kuri moto na suvetoma yambaye bakayibona ari umubyeyi. Hahandi ubona umukecuru hano muri uyu mujyi njya mbona byinshi, yambaye urukweto, akajipo kamini hejuru y'amavi, imitsi iribohaboshye mu ntege wagira ngo ni insinga z'amashanyarazi. Ari umukecuru ushaje adashobora kwiyubaha ngo amenye ko afite abuzukuru. Ni gute ayo mahano abantu bari gukora? Isi itaracika intege, ibaye umuhonge. Igihugu kirarira koko. Usanga umugore n'umugabo baradevurushije, ari umugabo akabaragiye, abana bakajya gutabwa kwa nyirakuru cyangwa se abana bakomongana bafite se na nyina, byitwa ngo barasezeranye mu nsengero za Gikristo. Isi icitse intege, ibaye umuhonge. Abanyacyuro b'isi barashobewe, birabacanze. None ni gute bitarabashobera mu gihe bashyigikira ibyaha nk'ibyo by'ubutinganyi bikabaho, bigashyigikirwa ndetse ababikora bagaterwa inkunga? Ni gute isi itaracika intege, akaga kakabamanukira? Ni ijambo Imana yampaye kubwira abatuye isi. Ni gute isi itaracika intege dutunze amabandi y'abahanuzi, agahamagara umuntu
umuntu akamuhamagara yamubonye kuri aya mashosho media, akamuhamagara akamubwira ati sengera, akamubwira ngo urabanza utange igitambo ngo cy'igihumbi cy'amadolari. Namwe bene data, ndabwira abantu batuye isi, umuhanuzi ntaguca amafaranga ngo agusengere, wajya kumwatura ngo banza umuha amafaranga, uzamenye ko wari umujura, uwo si umukozi w'Imana. Impano y'Imana ntabwo igurishwa, ntabwo igurishwa. Yesu yaravuze ngo mwahawe ku buntu mutange ku bundi. Cyakoze nshobora kwanga kugusengera kuko umwuka w'Imana utari kubinyemerera ko ngusengera, kuko ari n'abantu babaye akahebwe, babaye nk'amabuye y'intaza, amabuye aba mu mazi ahora atembaho amazi adashobora guhinduka, afatwa n'urubobi. Nubwo aba mu mazi ntashobora gusanga ayo mabuye akeye, ahubwo afatwa n'urubobi ugasanga yuzuye umwanda kandi ahora mu mazi. Hari imitima ya benshi yabaye nk'intaza, abantu bahora mu byaha bitwaje ngo bazatura, ngo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ninde wagushutse ko Imana iri ku ntebe y'imbabazi? Yayicayeho uri kureba. Ibyo bituma ugotomera ibyaha nk'unywa amazi. Ngo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi koko? Bene data, amahirwe aza rimwe, agakiza akabantu bavuga byo zirikana ko kameze nk'iki. Sindabona abahanga basudira amagi. Nawe rero hari icyagucika ntikizagaruke. Twikomereze. Isi icitse intege ibaye umuhonge. Abanyakiro b'isi barashobewe, ngo isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Cyambere bisha amategeko. Hari amategeko yishwe. Bene data, hari amategeko. None niba umuntu bamuhereza inshingano z'ubupasiteri, Imana itarigeze imwimika, akajya ngo agiye kuyobora umukumbu, umuntu agashinga idini hari yuko yiboneye, akiha gushyiraho amabwiriza adahuje n'ijambo ry'Imana, aho si ukwica amategeko? Niba umuntu yiha gusezeranya umugore utandukanye n'umugabo, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo iki Imana yifatanyirije umuntu ntakagitandukanye, wowe ukabirengaho kandi witwa ngo uri umupasiteri, ngo uri umushumba, ugasezeranya umuntu wigeze urugo, nturi kwica amategeko, ugahindura ibyategetswe. Hari ibintu byategetswe bene data, ntabwo ari ugupfa kwinjira mu bintu by'Imana gutyo gusa. Twikomereze. Bisha amategeko bahindura. Niba twe tugeze ku rwego bavuga ngo bantu basezeranya bahuje ibitsina ubutinganyi, kandi kera bitarabagaho, uko si uguhindura ibyategetswe, si ugukora mu jisho ry'Imana. Niba umukobwa ari kwiyemeza kuba indaya akagera aho asambana n'imbwa cyangwa umugore, uwo si ahinduye ibyategetswe. Bene data, isi humanijwe n'abaturage bayo kuko bisha amategeko. Biteye isoni n'agahinda kuba barokore mbere twarabizerwa abakristo, umuntu bakamushyira kuri kese ya banke bavuga ati ubwo ari umurokore ntashobora kurya n'igiceri cy'atanu. Ariko iyi minsi ya none ntiyagikora ijambo ngo nuko yabatijwe, ni umukirisitu nashaka yaratijwe kwa padiri, ubu ntawe ukugirira icyizere keretse abantu bakuzi bavuga ati dusanzwe tuzi ko ari inyangamugayo, ariko ubu nta cyizere kikibaho kukitwa umuntu. Isi icitse intege ibaye umuhongi. Abanyakiro b'isi barashobewe, birabacanze, simanijwe n'abaturage bayo kuko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe. Nicyo gitumye umuvumo utsembye isi. Marayika w'Imana aratambutse, arazengurutse. Bene data, umuvumo utsembye isi. Ndikora aka kantu k'umuvumo utsembye isi, Imana imaze iminsi imganirije. Narasenze mu cyumweru cyashize, sinagize ikintu shyira kuri YouTube. Imana ubwayo yanyibwiriye ko natwe hano iwacu Rwandije kudusura, yampaye ijambo ryo muri Zaburi ya 50:3 havuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Zaburi ya 50, kandi isome mutagira ngo wenda mbabwira ibyanditswe. Imana impereza ubutumwa bujyanye na Bibiliya, ntagiye impereza ubutumwa butari muri Bibiliya. Imana yacu izaza ye guceceka, ntago izakomeza icecetse, iraje. Yarambwiye ngo abantu bagiye bakora ibiganiro ku maradiyo, Uwiteka yarabyumvise bibaza ngo mbese Imana iriho. Imana irambwiye ngo haba abakirisitu n'abapagani murayibonye, iraje. Izaburi ya 50:3 baravuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Amena. Yemwe bantu b'Imana,
by'umwihariko ngabwira abakristo turi kumwe muri iki gihugu, Uwiteka araje muramubonye, abatamuzi muhumure, Imana irabiyeretse. Ngababwira ngo Imana murayibonye, ije ikenyeye umuriro, yiteye umuyaga, mwitegure kwakira umushyitsi muhire. Ndetse ikambwira ngo isi akaga karaje, isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Bene data, irambwira ngo hagiye gutera inzara ikomeye itarigeze iboneka mu Rwanda. Irambwira ngo iyi nzara ngo umuntu azajya yayura kongera guhuza inzasa yandi bikunde, arinda apfa ashize mu mwuka. muraho yemwe, muraho yemwe abajyama n'abaniga abirirwa baterura ibyuma ngo muri gushaka ibizigira. Ngaho nimwongere mu biterure, Imana iraje. Aho gushaka ubwami bw'Imana, yemwe abakina n'ibyaha by'ubusambanyi, abagore n'abakobwa mutanga za avance, abubakiye ingo ku byaha by'ubusambanyi, Imana iraje iciye mu ngo zanyu, ije kureba ko ibyo bari kurega Isodomo n'i Gomora ari ukuri. Ngaho ibi bya massage abakirisitu bari basigaye bajyayo bakagukandagura hose, ngurananiwe n'amatwi hose bagakanda n'amabere, wambaye ubusa abagabo bagukandakanda, ariko umurengwa ni mubi. Ye baba, uri bishop ngugiye muri massage, bakandagura ntibagire naho basiga n'amabuno bagakanda. Yewe Imana yacu izaza, ye guceceka. Ngaho abapasitora abashumba bari kwidumbagura mu bizinga ngo ni pisine. Koko jya mu mazi n'agakabutura, uri umubyeyi ngo mayodobe, ukajya hariya ahantu n'indaya n'abajyama bose muri kumwe, uri umukozi w'Imana ngo ugiye kwidumbagura, ngo ugiye ku Gisenyi, umugore akarara ataryamye akabuza umugabo amahoro ngo agiye ku mucanga wo ku Gisenyi. Ariko mbagira inama bene data, akora ngo umucanga wa Gisenyi ukubuza ijuru. Koko ufashe imodoka cyangwa se ugafuta udufuko tungaye tw'umucanga ukatumena mu mbuga yiwawe, ijoro ryajya rigera ukajya kwivurugutamo, utiriwe ujya hariya ahantu, ntibyaguha amahoro. Si umucanga uri gushaka, umucanga urinda wagusenyera wa mugore we. Mwabagabo mwe muraho neza, Imana yacu izaza ye guceceka, ije ikenyeye umuriro, yiteye umuyaga, mwitegure guhoberana n'umushyitsi. Buri wese arayibonye ku giti cye, uburi umukirisitu uburi umupagani, yaba bamanyura amazi, muhumure murayibonye no mukabarira hageze. Yemwe we, harimo abandakariye ngo nageze boîte Cadillac, none n'utubari twose Imana iradusuye, Imana irahageze, ije kureba ko ibyo barega Isodomo n'i Gomora. Isengero zirakinzwe, ntabwo zirakinguka, kuko yambwiye ko umunsi zafungutse ngo n'abana bari mu nda bazabimenya ko Imana yakinguye isengero. Twikomereze. Ubwo Imana yansuraga yarambwiye kubyerekeranye n'aya matura abantu muri gutura, ko ntaho biri kwandikwa. Icya-10 ngo ntaho cyandikwa n'amaturo. Wenda noneho nimushake mu ndangize rwose mu ntera amabuye, nitabye Imana byararangiye, nitwa Riziki Chantal. Yambwiye ngo umunsi wo gutura igihe ni Kigali zabibabwira, Uwiteka azabibamenyesha. Iki si igihe cyo gutura, ngo nimufashe abakene, amaturo yanyu nimuyashyira abakene, nimufashe abababaye, nimufashe abari mu kaga, ngo nimwishakire imirimo igiye kubarengera imbere ikabatambutsa kuri Yorodani. Ngo imirimo igiye kubavugira, ahubwo gusenga bigiye kubananira, gusenga ntimubishobore kubera agakonje disi grande vacances mugiye kwinjiramo. Nuko Imana yabimbwiye. Isi citsi intege ibaye umuhonga, abanyacyura bisi barashobewe. Isi humanijwe n'abaturage bayo, ko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe, bisha amategeko abapasiteri batishingano zo kuyobora umukumbi, kubwizana abantu kuri Kristo, bisha amategeko abashumba, bisha amategeko baragira amafaranga yo kuragira intama z'Uwiteka. Bashumba abapasiteri, Imana ije kubaranwa namwe, ije kubaranwa. Ese murayimurikira umukumbi mwaragijwe, murayimurikira amafaranga mwaturishije, mugiye kumurikira Imana iki? Byararangiye nitabye Imana. Nitwa Riziki Chantal, nta bwoba, muraho yemwe. Byararangiye, ntawe ndi gusaba umunyu, byararangiye rwose, ubifata uko ubyumva. Nuko ngo bahindura ibyategetswe,
niba inyigisho zose ibibwiriza ibiterane byose ari amafaranga, ko ni uguhindura ibyategetswe. Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose muhindure abantu kuba abigishwa banjye, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Ni Yesu Kristo wabivuze, umwana w'Imana. Ntabwo yavuze ngo mugende mujye gusaba amafaranga. Bene data nshuti z'umusaraba, amafaranga abonetse ni byiza, atabonetse kandi dukomeje inzira ijya mu ijuru. Mwumvishe Petero asaba icya 10 kangahe? Wabanye na Yesu. Yohani wabatijwe wahamagaraga abantu, ijwi ry'urangurura mu butayu, yasabye icya 10 kangahe? Eliya yasabye amafaranga kangahe? Bene data nshuti z'umusaraba, amafaranga nayavugaho wenda ndabizi ko birakaza benshi, ariko nimushake murakare nta kibazo. Mwibuke ko amafaranga ariyo yatumye Yuda abura ubwami bw'Imana. Yuda abura ubugingo mu ntumwa za Kristo hejuru y'amwe amafaranga. Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Nuko ahangaha aravuga ngo abanyacyuro bisi barashobewe, isi humanijwe n'abaturage bayo kuko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe. Ngo nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo. Umuvumo utsembye isi n'abayibamo, abaturage b'isi bagatsindwa n'urubanza. Abeshi nta jambo mufite ryo kwireguza. Mwibuke ibyaha bamwe mwakoze muri abaririmbyi, inzangano ni zose n'ubusambanyi, mu badiyakoni mubyibuke amarozi mu itorero. Niyo mpamvu urubanza rutsinze abantu. Mwibuke abanyabugugu mutigeze mufasha abababaye, imfubyi mukazirengagiza abana bakangara. Yemwe we abantu batsinzwe n'urubanza, mutsinzwe n'urubanza. Mwibuke abisha amakwe y'abandi. Ni ukuri mutsinzwe n'urubanza. Nicyo gitumye bamwe batwikwa hagasigara bake. Niba ari ikintu mwibuke mu Itangiriro 10 igice cya 6 umurongo wa 6 ngo ni uko Uwiteka yicuza icyatumye arema abantu. Bene data, turi mu gihe Imana iri kureba icyitwa umwana w'umuntu. Yareba abana b'abasore abeshi bigiza abajyama, nuko kandi ari abakristo, sanga yateretse ubwanwa ngaruhaya, gutyo ngaho rambarira pantaro ihepfo y'ikibuno, ingoma pocket, abandi ni mu macupa. Yemwe we, nuko nicyo gitumye bamwe batwika. Abakobwa turi kwambara ubusa, beshi turi kwiyandarika. Nicyo gitumye bamwe batwikwa hagasigara bake. Gahaba urukore beshi bari kudefiriza, reka data ngo bazongera bakizwe. Yewe uzi igihumaze, bamwe bari kunywa za Primus, bamwe bari kunywa yewe we amakanyanga, inzoga zikomeye ngo bazongera bihane. Ndababwiza ukuri uzi igihumaze, ariko ntuzi imisi usigaje ku isi. Icyakubera cyiza waba uri muri Amerika ukaba waragezeyo ukihindura ukundi kuntu ugashyiraho amadrede ngo uri rastamene. Ye baba we uri umuntu w'umugabo ukagera ugata umugore wawe n'abana ukabihakana ngo urabizi ko Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Wageze iyo ngiyo mu Burayi wigira ukundi kuntu. Bene data, isi citse intege yisha amategeko. Abeshi mdereka data, Imana mwayikuye mu rusengero. Isengero ngiyo zo mu mahanga i Burayi zabaye z'abakanishi, ziri gukorerwamo ibintu bidasanzwe, zarakinzwe. Hari gukorerwamo ibigirwamana za Buda hariya za Amerika, ibindi hose nano muri Afrika. Ngaho bamwe bari kuramya, bari kwinjira muri eliminata, abakozi ba Satani, ibigirwamana byose. Mwaka kantu bari kuvuga ngo microchip bagiye gushyira mu bantu ngo akababera urukingo. Ndabarahiye Uwiteka, mugiye kubona ukuntu abantu bapfa kandi byitwa ngo barakingiwe. Dore intumbi nyinshi ku misozi, dore intumbi nyinshi. Uwiteka niko ari kumbwira. Nukuri Imana ya Isiraheli iri kumbwira ngo intumbi nyinshi. Bantu muri kuva naho bashyira n'icyo kimenyetso, nikareba buzi ibyorezo, nikareba buzi inkota y'Uwiteka, umurimo uzaranga abanyuremo. Nuko umwami wanjye ari kumbwira ngo mbabwire ngo nicyo kitumye bamwe batwikwa hagasigara bake. Shaka ubwami bw'Imana bigishoboka. Mushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, ni mu mwambaza kiri bugufi. Ngabwira abantu bose basengaga babitaye igisaha basinziriye, ngo nukuri urubanza ko rukujeho urabigenza ute? Batsinzwe n'urubanza, niko ijambo ryavuze. Wa mugore we usuzugura umugabo uko wiboneye, yewe
izirikana ko uzabazwa ubugingo bwe udakora inshingano zigusabwa mu rugo, ahubwo ukaba nk'isi ukaba wo gusahura urugo uteganyiriza ngo ejo hazaza ushobora no gushaka abandi bagabo, uje kubazwa ubugingo bw'uwo mugabo. Yemwe abari gucana inyuma, Imana inyuze mu ngo zanyu kandi mari kacanye inkota. Abagabo bari guca inyuma y'abagore, abagore mu gace inyuma. Yemwe bakobwa mwabaye ibirara muri kugusha abasore, mwabamarishije inkota y'ubusambanyi mubabeshya ngo muje kubasora kandi mwitwa ngo mwamenye Yesu Kristo. Abo bose uburakari bugurumana bw'Uwiteka burabamanukiye. N'ukuri ndabwira n'abantu basambanya abana bato kimwe n'abasambanya amatungo. Umuntu agasanga yahangaye inka, ihene, inkoko. Narabibabwiye ko Imana yabintumye ikibungo mw'iterano hakabonekamo abantu 7. Imana yabimbwiriye mu nzozi, mbona abagabo 2 n'abasore 2. Bamwe bavuga ati Imana imbabare nasambanye n'inkoko. Ntibitaye isoni umuntu w'umusore ubenguka inkoko, nikiba cyagushituye inzara umunwa, burya ujya kubenguka inkoko ari iki cyaguhagurukije koko? Uretse shitani y'umukara, isi humanijwe n'abaturage bayo. Reka dusenge bene data nshuti z'umusaraba. Umuntu wese waruzi ko yasengaga akaba yarabiretse, ukabutunzwe no kwirirwa hamagara ukoze Imana ngo nibagusengere, menya yuko watangiye kuva mu byizego ugeze kure. Tangira wige guhura n'Imana kuko umwenda warahera watabutsemo 2, ngo buri wese yigerereyo. Mwige kwambara imbaraga musenge kuko imisi atari myiza, buri wese yigerereyo. Murakoze, reka dusenge. Urera kandi urakiranuka, uri Imana nyamana itagira ikizinga n'umunganyari. Uri Imana ihindirwa umushyitsi, uraramywa uko bukene uko bwije. Hano kuri iyi si uretse ko mu ijuru nta kwira kubayo, hahora umucyo, hahora hakeye kuko hamurikiwe n'umucyo w'uwera. Ndagucira bugufi mwami w'abami, ndakwinginze ngo ukize ubugingo bwa benshi burimbukiye mu isi y'ibyaha, burimbukiye mu mwijima, burimbukiye mu kaga n'amakuba. Uwiteka we, ndakwinginze ngo utabara abantu benshi barimbutse, ugira icyo ukora kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze nyakubahwa, urakoze gitare cyanjye ko hari icyo ugiye gukora ku bantu benshi bari barimbutse. Iri jambo harabo rigiye gutabara. Urakoze abarwayi ubakize, cyane cyane ukize imitima ariko n'inyuma ku mubiri. Abababaye ubakize kuko uri Imana ibishoboye. Kubwo umutima w'imbabazi urengera abanyamubabaro, abagiye kubyara ubatabare, no mu nzu z'imbohe mwami Imana bubaha izina ryawe. Ugira icyo ukora bemeye kwihana, ugira icyo ukora kuri bo mwami. Ingo ziri gusenyuka, ugira icyo ukora. Ndagushimiye ko utabaye abantu benshi mwami Imana, kubwira ijwi ry'urangurura mu butayu. Uwiteka ko ari cyo ugiye gukora. Ndagushimiye ko byumvishije, mbisabye data wera wo mu ijuru mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.